Haleluya. Mbere yuko dusome ijambo ry'Imana reka mbanze nshima Imana. Turashima Imana kubw'uyu mwanya. Ni umwanya w'agaciro cyane. Ni umwanya w'agaciro ku buzima bwanjye. Kandi nawe agaciro kadasanzwe. Imana ishimwe. Akenshi hari igihe tutagira amanyama yo gukunda gufata mikrofone nk'uko benshi bakunda kubigenza. Rimwe na rimwe biterwa n'uko umuntu yakuze cyangwa se n'uko yemeye. Ariko si bivuze yuko tutaba dufite icyo kuvuga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari abakunze kuvuga ati wenda ni ibisanzwe kuvuga ngo twawuhaye agaciro. Mu by'ukuri nawuhaye agaciro. Nk'uko bisanzwe murabizi yuko dukora akazi ka buri munsi katwinjiriza amafaranga. Kuba rero twagahagaritse kugira ngo tuze tuganire iby'Imana nuko twabonye ko ari byo biruta ibyo twirirwamo umunsi ku wundi. Imana ishimwe rero kuko imboneye ubu buryo. Kandi ikindi nishimiye cyane ni ugusoma ibyanditswe cyangwa se kwigisha ibyanditswe ndi kumwe n'abashumba. Akenshi dukunda kuba turi abigishwa, ariko uyu munsi kuba duhagaze aha ngaha ari twe tugiye kuvuga ndi kumwe n'abashumba. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndashimira n'abo Imana yanyuzemo kugira ngo baduhe uyu mwanya, uhereye ku buyobozi bw'itorero ndetse na mwene data Fidele nkuko niwe wamenyesheje ku cyumweru. Mu by'ukuri ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Haleluya. Imana ibaha umugisha kuba mwampesheje uyu mwanya kugira ngo tuganire iby'Imana. Haleluya. Dudatinze rero kubera ko umwanya ni muto kandi ibi turimo bishobora kuba byinshi cyangwa se bike, muraza kutwihanganira uko Imana itanga. Haleluya. Ikindi kandi nsa n'ubiseguraho, iyo urebye mu gitabo cya Efeso ibice 4 n'umurongo wa 11 hatugaragariza uburyo Imana yahamagaye abantu mu buryo butandukanye. Hajya hatubwira ngo bamwe yabagize ngo kuba intumwa, abandi ibagira kuba abahanuzi, abandi ibagira kuba ababwiriza butumwa, abandi ibagira kuba abungeri, abandi ngo ibagira kuba abigisha. Haleluya. Rero iyo nisuzumye mu myemerere yanjye cyangwa se nuko nicara nsoma ijambo ry'Imana, nkunda kwisanga mu mwanya w'ubwigisha. Kandi nkaba nsaba ngo iyo umuntu ari mwarimu rero byaba byiza mugizaho mwandika ibyo tugiye kuvuga. Haleluya. Bikunda gusa n'ibimbabaza cyane iyo tubwiriza ijambo ry'Imana cyangwa se tukarisobanura ukagira ngo abantu bumvishije, bwacya ukumva umuntu yongeye kukubaza ikibazo kijyanye n'ibyo wasobanuye, usa nkaho waruhiye ubusa. Niyo mpamvu nari mvuze ngo byaba byiza mugizaho mwandika ku byo tugiye kuganira. Bizabifasha cyane iyo wiherereye wasubiyeyo, hari uburyo ugenda ubisubiramo, Umwuka Wera akagenda gusobanurira. Haleluya. Haleluya. Reka dusome igitabo cya Mariko ibice 16 umurongo wa 15. Mariko ibice 16 umurongo wa 15. Haravuga ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Amen. Reka twongere dusubiremo. Uwo ni Yesu ariko uvuga aya magambo. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Amen. Twongere dusome muri Matayo
babyanditse mu buryo butandukanye ariko ni ijambo rimwe bari kubavuga rya Yesu. Ibice ni 28 umurongo wa 19. Haravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Haleluya. Iyo urebye aya magambo ni amagambo yavugaga ikintu kimwe, ni amagambo Yesu yavuze bwa nyuma ubwo yerekaga abigishwa. Haleluya. Kandi aya magambo tuvuze, abiga Bibiliya bavuga ko ariyo nshingano nkuru Yesu yasigiye abigishwa be. Haleluya. Niyo nshingano nkuru iruta izindi zose Yesu yasigiye abigishwa be. Rero ku bijyanye na topic navuze ngo ni ukwamamaza cyangwa se kubwiriza ubutumwa bwiza nk'inshingano nkuru y'umukristo. Haleluya. Ni ukwamamaza cyangwa se kubwiriza ubutumwa bwiza nk'inshingano nkuru ku mukristo. Haleluya. Birashoboka nk'uko aya magambo musanzwe muyumva, ariko iyo umuntu arimo kwiga agenda hishurirwa. Niyo mpamvu musaba kugira ngo muze gukurikira. Haleluya. Nigeze kuganira n'umuntu, kuvuga ngo umuntu ni umukristo bisa n'ibyamenyerewe, cyangwa se kuvuga ko wakijijwe bisa n'ibintu bimenyerewe kumvikana. Nigeze kubaza umuntu arambwira ngo yarakijijwe, arambwira ndamaze siniki wakijijwe iki. Haleluya. Aje kumbwira arambwira ati ngo yakijijwe ibyaha. Hanyuma ndamubaza ati se ntabwo gikora ibyaha? Arambwira ngo urumva nyine ngo hari ibyaha bimwe ntagikora, ngo ariko hari ibindi naretse. Hanyuma nawe ati se none ubwo warakijijwe nimba ari ibyaha bike ugikora? Hanyuma nawe ati ubusobanuro rero bwo gukizwa ntabwo bushingiye cyane kuvuga ngo wakijijwe ibyaha. Nimba hari ibyo ugikora kandi ijuru rikaba rizajyamo abera, tibanza wige neza umenye gukizwa uko ariko. Haleluya. Ibi mbivugiye ku bw'aya magambo rero hari igihe tuyumva ko arasanzwe, ariko iyo ukomeje gusoma ijambo ry'Imana hari uburyo ugenda uhishurirwa. Haleluya. Haleluya. Rero mu nshingano dufite nk'abantu bakijijwe, muzibanze mu nshingano dutunga umunsi ku wundi, hariho kwita ku muryango wacu turawukorera. Izo ni inshingano z'umuntu wakijijwe, kuko abo tuzabazwa ba mbere n'abo dushinzwe. Haleluya. Mu nshingano dufite mu itorero bijyananye n'imirimo dushinzwe, mu nshingano dufite hano hanze muri sosiyete isanzwe, mu nshingano ijyananye no kubahiriza amategeko yo mu buzima busanzwe cyangwa se bw'imbere mu itorero, Yesu yaje gusanga abavuga ngo inshingano nkuru agomba gusigira abigishwa kwari kubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Haleluya. Icyo nshaka kumvikanisha mu cyigisho cyanjye, ahari nabanza kubaza nk'ibibazo ariko mutaza gusubiza, kugira ngo tuze kumva ibyo nja kwigisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ikibazo cya mbere umuntu agomba kwibaza, ikibazo kivuga ngo ese kuki abayuda barwanyaga inyigisho za Yesu Kristo? Haleluya. Icyo ni ikibazo umuntu agomba kwibaza. Kuki Yesu mu gutangira kwigisha kwe habayeho kumurwanya mu nyigisho ze? Ikibazo cya kabiri ni ukwibaza ngo ese abakristo ni bantu ki? Ntabwo nshaka ko muza kubisubiza. Abakristo ni abantu ki? Nubwo tuza kugenda tubisobanura, ariko ni ibibazo bijya kuganisha ku cyo nshaka kuvuga. Icya gatatu, ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni iki? Icya kane ni ukuvuga ngo ese mbere ya Yesu Kristo ni ibiki abantu babwirizaga?
habwirizwaga iki? Ibyo bibazo ubashe kubitekereza cyangwa se ukabyandika kubitekerezaho, biraza kumvikanisha icyo dushaka kubwiriza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Rero twihuse ku buryo bw'umwanya, hari amagambo y'ingenzi tugomba gusobanukirwa muri iyi topic twihaye. Hari ijambo twita ngo ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni inkuru y'ukuri ijyananye n'ubuzima bwa Yesu Kristo, akaba yarapfuye akazuka kugira ngo abari mu isi bose babone agakiza. Haleluya. Iyo tuvuga ngo ubutumwa bwiza ni inkuru y'agakiza ku batuye isi. Haleluya. Aho ushobora kwibaza ngo ese mu isezerano rya kera habwirizwaga ubutumwa bwiza? Iyo urebye mu isezerano rya kera harimo intore z'Imana, hariho abakiranutsi b'Imana, ariko ibyo babwirizaga ntabwo bwari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwatangiye Yesu atangiye umurimo we. Ubutumwa bwiza ni gospel. Abakora research ni gospel cyangwa se good news. Nuvuga ngo iyo urebye good news cyangwa se gospel byatangiranye n'inyigisho za Yesu Kristo. Inyigisho za Yesu Kristo zimaze kuza, ziza zibangamiye inyigisho zari zisanzweho. Haleluya. Bari basanzwe babwiriza, hari amahanuzi, bari bafite amasezerano ya Mesiya. Kristo yari ataratangira, bavuga ko bategereje Mesiya. Ariko Yesu aje kubigisha, atangira yerekana ko ibyamuzanye bitandukanye n'ibyo bari basanzwe bishingikirijeho. Haleluya. Hanyuma abayahudi batangira rero babona ko ubwami bwabo cyangwa se imiyoborere y'idini yabo igiye gusenyuka. Nibwo bahagurutse batangira kurwanya inyigisho za Yesu kandi bivuye inyuma. Haleluya. Kuko inyigisho zari zisanzwe mu bayuda, abafarisayo n'abasadukayo. Ndagira ngo muzitandukanizo ry'abasadukayo n'abafarisayo. Nukuvuga ngo bose bari abayuda. Ariko iyo urebye abafarisayo, akenshi sanga bari bagiye kumera nk'uko tumeze kuri none. Nukuvuga ngo bemeraga icyitwa amategeko ya Mose n'andi mategeko agenga idini ryabo. Kandi bo ngo bemeraga n'ico bita umuzuko wabera. Bemeraga n'ico bita abamarayika. Ariko waje kubasadukayo, iyo ntabwo bemeraga ico bita umuzuko. Amen. Haleluya. Aha niho Yesu rero yavuze ngo kwizera kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo. Ndabarahira yuko ntawe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kuko ubutumwa bari babuzi, iby'umuzuko bari babizi, ariko aje kubatekara babwira ngo kwizera kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo. Ndabarahira yuko mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. 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 Ubwo turaza gutekereza rero ishingiro ryo kwizera kwacu. Ahari nimba ridashingiye nk'iry'abafarisayo. Amen. Haleluya. Haleluya. Icya kabiri rero tugiye gusobanura muri twavuga ku bijyanye n'ubutumwa bwiza. Twavuze ko ari inkuru y'agakiza ku batuye isi. Amen. Icya kabiri tugomba kumvikanisha n'icyitwa umukristo. Abakristo ryatangiye ari izina risa nkaho baserereza cyangwa se basesereza abantu bemeye inyigisho za Kristo. Yego? Kuko Yesu yazanye inyigisho zasaga n'inzaduka muri icyo gihe, abayuda batumvaga. Abayahudi batangije basa n'abaserereza abantu bamukurikira cyangwa se bemere inyigisho ze. Bavuga ngo bariya ni Kristo. Nuvuga ngo niba abandi bakurikiye inyigisho za Kristo, bitewe nuko bemeye, bitewe nuko bamwemeye bamwakiriye, baza kwiyakira kuri iryo zina. Baza kwiyakira muri iryo zina.
aho niho havuye inkomoko y'abakristo. Ni abemeye inyigisho za Kristo bagenda bamwitirira, n'uyu munsi nibyo dukoresha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nari mvuze ngo mu bijyanye n'inyigisho zatangwaga mbere ya Yesu Kristo, hatangwaga inyigisho zijyanye n'amategeko ya Mose n'izindi nyigisho zagengaga idini. Ikindi habagaho icyo bita ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwari busanzweho. Ikindi cyigishwaga icyo gihe habaga ubutumwa bwiza bwo kuziririza cyangwa se ibijyanye n'umwanda n'imihango y'idini. Ikindi kintu babwirizaga abantu ni ukwitandukanya n'abanyamahanga, nk'uko bumvaga ko ariryo shanga ryonyine ryera. Amen. Haleluya. Rero ku bijyanye n'amategeko rero, haleluya, ku bijyanye n'amategeko, Yesu aza afite kuzuza icyo amategeko yasabaga kugira ngo umwizera azabeshweho nuko kwizera. Haleluya. Haleluya. Ku bijyanye n'amategeko, Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwe ntama y'Imana izira inenge yatambwe kugira ngo akureho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Aho ni ku bijyanye n'amategeko. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu yaje kudukuraho urubanza rw'amategeko. Mu by'ukuri iyo wirebeye mu mategeko, mu ndorerwamo y'amategeko, ntawe utibonaho icyaha. Kandi amategeko nta kindi amenyekanisha usibye kumenyekanisha icyaha. Kandi icyaha nicyo kidutandukanya n'Imana. Haleluya. Yesu aza kugira ngo tumwizere, tube abakiranutsi ku bijyananye n'amategeko. Haleluya. 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 Yesu yaje kugira ngo duhinduke gukiranuka. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo yandikiye Abaroma babwira ngo birengagije ngo gukiranuka kw'Imana, ngo bihangira gukiranuka kwabo. Wabisoma mu gitabo cy'Abaroma ibice 10:5 aho ngaho. Ni ukuvuga ngo bagendaga bihangira gukiranuka kwabo gushingiye ku bijyanye n'amategeko, ariko birengagiza gukiranuka kw'Imana, nk'uko ijuru rizajyamo abakiranutsi. Haleluya. Rimwe na rimwe rero kudahamya kuri umukiranutsi ni ukutabyumva. Ijuru rizajyamo abakiranutsi, ni abafite gukiranuka kw'Imana muri bo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Icya kabiri rero, ku bijyanye n'ubutumwa bwiza, turimo turagenda dutanga ubusobanuro bijyanye n'ubutumwa bwiza cyangwa se ishingiro ry'ubutumwa bwiza. Ndashaka ko musomera mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere, Ruvugo yadufasha, ibice 15 umurongo wa 3 n'uwa 4. Abikorinto ba mbere 15 3 no kuri 4. Aha. Amen. Ahangaha turashaka kuvuga ko ubutumwa bwiza, bimwe mu nshingiro y'ubutumwa bwiza ni ukuba twarahawe ubutsinzi hejuru y'icyaha n'urupfu. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ubutumwa bwiza, ibisobanuro bijyanye n'ubutumwa bwiza kubizera, ni ukuvuga ngo bahawe ubutsinzi hejuru y'urupfu n'icyaha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu yaratambwe, atambwa apfa urupfu rw'abanyabyaha, kandi atari umunyabyaha. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwe wenyine wabashije kubaho mu buzima butigeze bukora icyaha.
ariko urupfu yapfuye urupfu rwo ku musaraba rwari urupfu rw'abanyabyaha, ariko yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba rw'abanyabyaha. Ku munsi wa gatatu arazuka. Ni ukuvuga ngo mu kuzuka kwe niho tugaragariza yuko urupfu rwageze gute, rwaneshejwe, rwatsindiwe. Yego. Hanyuma ibyo yapfiraga byari ibyaha, bya bindi byanjye nawe, bya bindi dukora. Rimwe na rimwe tugerageza gukora neza ariko tugasanga twakoze bibi. Yego. Ariko kuwizera kuko yamupfiriye kugira ngo abashe kubaho ari intungane. Yesu ashimwe. Aho dukura ubutsinzi ku bijyanye n'icyaha cyangwa se ku bijyanye n'urupfu, nuko Yesu yapfuye ari umuziranenge, nta cyaha yigeze akora. Kubizera ibyo ngibyo nibo bagaragara yuko ari abera imbere y'Imana. Umuririmbyi azavuga ngo iyo mbonyeho amaraso ya Yesu Kristo, ngo ntancira urubanza rubi, ngo ahubwo anyita ukiranuka. Ku munsi wa gatatu arazuka, abayivuze hejuru y'urupfu, tugira ububasha hejuru y'urupfu. Yesu ashimwe. Haleluya. Icya kabiri kijyanye rero n'ubutumwa bwiza ni ibijyananye n'agakiza. Agakiza ni inyigisho yagutse cyane muri nge. Numva amanywa na nijoro nakomeza kubivuga. Iminota 30 ntabwo ihagije ngo tukomeze tuvuge agakiza, inkomoko y'agakiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo usomye mu gitabo cya Yohana ibice 3:16, hazatubwira ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Iyo tuvuga agakiza cyangwa se gukizwa, si ukuba uri umwere udakora icyaha, kuko iyo wisuzumye ukisangamo, cyangwa se icyo washoboye gukemura cyangwa se gukiranukaho hari icyakunaniye. Haleluya. Haleluya. Ubutumwa bwiza si ubushingiye ku itegeko nk'inyuguti. Yesu yaje yigisha abantu uburyo bagomba kumva ibijyananye n'amategeko, bagomba kuyumvira mu buryo bw'umwuka, cyangwa se yaje akiza umuntu w'imbere. Haleluya. Kugira ngo abashe kubakiza. Nababwiye ngo ubutumwa bwiza ni inkuru y'agakiza ku bantu. Uwo murongo narimvuze, abiga Bibiliya bavuga ngo niwo murongo mukuru cyangwa se niwo uhuza Bibiliya yose. Bibiliya yose ihuriye ku gucungura umwana w'umuntu. Kugira ngo rero ducungurwe, si uko tuzaseruka imbere y'Imana nta kintu na kimwe twigeze dukora. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo tuzaseruka imbere y'Imana turabere, nuko twizera uwo yatanze kugira ngo acungure isi. Yesu ashimwe. Haleluya. Nuko tumwizera. Yesu ajya kugenda yabwiye abigisha ngo ni ngombwa ko ngenda ngo mbasigire umwuka wera. Kandi umwuka wera naza ngo azabemeza iby'icyaha. Ngo iby'icyaha yuko mutagize gute, mutanyizeye. Haleluya. Haleluya. Nta handi rero dukura ubwere, nta handi dukura ubutungane, nta handi dukura kuba tuboneye mu maso y'Imana, nuko tuba twizeye uwapfuye ku bwacu. Haleluya. Haleluya. Twihuse, icya gatatu mu butumwa bwiza harimo kubabarirwa kw'ibyaha. Ndasaba ko mwasomera mu gitabo cy'Abaroma ibice 5:8 n'uwa9. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo mu butumwa bwiza harimo kwamamaza kubabarirwa kw'ibyaha. Harimo kwamamaza kubabarirwa kw'ibyaha. Twarababariwe. Kandi igitambo cyatambwe rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ni ukuvuga ngo twarababariwe
by'iteka ryose. Igitambo cyatambwe kwari kugira ngo isi yose ibabarirwe ibyaha. Iyo usomye ibyanditswe byera bivuga ngo nk'uko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo dufite inkomoko y'icyaha dukomora kuri Adamu. Ari nayo mpamvu usanga tubyisangamo buri mwanya. Ariko turasaba yuko mugira umutima wo kwaguka cyane no kumva yuko twababariwe. Kandi iyo tuvuga ngo twarababariwe, hari abambwiye ngo ibyo twababariwe n'ibyo twakoze, ngo ariko ibyo tuzakora ngo ntibirababarirwa. Ukibaza ati se abana tubyara bo nibakora ibyaha ntibyababariwe? Ni ukuvuga ngo igitambo cyatambwe ni icy'iteka ryose. Wananirwa gusa kubyizera cyangwa se no kubyumva, ariko igitambo cyatambwe ni icy'iteka ryose. Yego. Hanyuma rero abagoreka ibyanditse bakavuga ati kuba yaratubabariye bivuze ngo tuje mu cyaha. Haleluya. Ariko igitambo cyatambwe cyaje ari cyo gukuraho ibyaha mu bihe byose, muri pase, preza na future. Kuwizera hari ijambo rikunda kugorana cyane, ni kuwizera. Ntabwo ari ku muntu wese, ni kuwizera. Ibyo tuvuga bijyanye n'agakiza, ibyo tuvuga bijyanye no kubabarirwa ibyaha, ibyo tuvuga byo kuba abera imbere y'Imana, si kuri buri muntu wese, ni kuwizera. Kuko iyo ugiye kureba ku muntu wizera, hari package dusanga mu gakiza, hari ukwezwa kwa buri munsi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuva mu buntu tujya mu bundi. Ku muntu wizera agahora mu ijambo, ahora ari umwana w'Imana, yarababariwe. Haleluya, 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 haleluya. Dusoza tugiye kongera kureba ishingiro ry'ubutumwa bwiza. Nka nsomera mu Efeso ibice 2:8 n'9. Amen. Haleluya. Turavuga ubutumwa bwiza, ishingiro ry'ubutumwa bwiza nk'agakiza twahawe ku buntu, katava mu byo dukora. Haleluya, haleluya. Kandi iyo urebye ibyo bintu byose turimo kuvuga, nawe ngo nibyo byaje bibangamira abayuda. Kuko abayuda bo cyangwa se abafarisayo bashakaga kukiranuka mu buryo bw'inyuma. Yesu agenda bagaya, arabura ngo bameze nk'imva, inyuma bagaragara nk'aho ari abere, angwa imbere ariko baboze. Yego. Agashaka ko dukurikiza amategeko mu buryo bwo mu mwuka. Uwaje gukizwa ntabwo ari uyu mubiri, wenda byagora kumva cyane. Haje gukizwa umuntu w'imbere. Haleluya. Kandi umuntu w'imbere niwe ukizwa, ni nawe utazarimbuka. Uyu mubiri we uzasigara mu butaka, uzasubira mu butaka, ariko umuntu w'imbere niwe ukizwa, ni nawe twizeza. Yesu ashimwe. Ni mu mutima hakizwa, ntabwo hakizwa inyuma. Rero kubijyananye n'imirimo, twakijijwe nk'impano n'ubuntu. Nicyo Imana yaduhereye ubuntu, tutari dufitiye ubushobozi. Hatubwiye ngo ntabwo byavuye ku mirimo kugira ngo hatazagira ugira gute. Yego. Abashobora kuba bishingikiriza ku mirimo, mu yandi magambo no guhakana icyazanye Yesu Kristo. Yego. Agakiza dufite ni kubw'ubuntu, Ikibazo rero cyo kwibaza, ubutumwa bwiza ubuhagazemo ute? Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko twabonye ko bwaje bubangamiye inyigisho z'abafarisayo, wowe ubuhagazemo ute? Ahari ntabwo byaba
kwizera kwawe cyangwa se gukizwa kwawe bitagutandukanya n'umufarisayo. Twabonye ko abafarisayo bari abambere mu gukurikiza amategeko, niyo urebye cyane usanga bo barayakurikizaga cyane kuruta uko tuyakurikiza. Iyo urebye amategeko ya Mose, ibo bageraga no ku munsi wa gatandatu bakawubahiriza, ariko twe kuri uyu munsi, umunsi wa gatandatu, isabato iri mu mategeko 10, ntabwo tugira gute, ntabwo tuyubahiriza. Ibo bagaragaje gutungana ku bijyanye n'amategeko, ariko Yesu yagiye basobanura ko ari wo mwami w'isabato. Yego, ibyo nibyo byatumaga bamurwanya, babona ko yaje kubaca intege cyangwa se gusenya ubuyobozi bwabo. Wowe mu myizerere yawe uhagaze ute? Ahari kwizera kwawe ntabwo kwaba kugusanisha nuko abafarisayo, kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo mu kwizera kwacu ni kudasumba uko abanditsi n'abafarisayo, ntabwo tuzinjira mu bwami bw'ijuru. Yego, umuzuko turawemera, dutandukanye n'abasadukayo, ariko se kubijyanye n'amategeko, ahari ntushaka gukiranuka kuvuye mu maboko yawe cyangwa se uvuye mu byo mukora, mureke gukiranuka kwacu bibe ibyo mu rukundo, ibyo imbere mu mutima, kugira ngo tube abana b'Imana. Yesu ashimwe. Mureke gukizwa kwacu kuba uko mu mutima, si uko inyuma, kugira ngo pasiteri ambone yuko nitwaye neza. Ikintu cyose uzakora kugira ngo runaka akubone, ingororano zazo biba birangiye. Yego, ariko ikintu cyose ukora udahaswe kivuye imbere mu mutima, kubahiriza amategeko bivuye mu mutima, bitavuye inyuma hahandi wiherera ukaba wakora n'ibidakorwa, ibyo nibyo bituma, ibyo nibyo bizaturimbura. Ariko mureka amategeko tuyashyira imbere mu mutima, tuba abakristo bo mu mutima, batari abakristo b'inyuma, tuba abakristo batari abo kujisho, tuba abakristo hahandi tuba twiherereye abandi batatureba, tube abakristo wiherereye uri wenyine, uwo abakristo uri mu cyaro hahandi hatari mwene wanyu ukureba, uwo umukristo uwo ni w'Imana ishaka. Haleluya. Ariko igihe cyose uzashaka kuba umukristo imbere y'abantu kugira ngo unezeze amaso y'abantu, ndakurahiye uzaba unyuranyije n'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Rero mu gusoza ndabona amasaha asa narangiye. Icyo mbasabira no kugira ngo Imana yagure icyo mwamenye, Imana yagure ubutumwa bwiza. Mwumvishe bita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza mu by'ukuri niko bimeze, ntabwo bwabaye mu isezerano rya kera. No kuvuga ngo bijyanye n'ubukristo, ijambo ubukristo nababwiye ko ryatangije mu kinyejana cya mbere Yesu amaze gupfa. Iyo urebye mu isezerano rya kera nta mukristo wari uriho, uvuga ngo ni umukristo. Rimwe na rimwe ibintu bitubangamira, ugasanga turabangamiwe cyangwa se tugashidikanya ijuru, nuko rimwe na rimwe dushaka gukurura inyigisho kutazumva neza z'abafarisayo, tugashaka kuzigira izacu. Iyo zaje mu zacu twisanga turi abanyabyaha, twamara kuba abanyabyaha ugasanga twashidikanya ijuru. Kandi ijambo ry'Imana zari tubwira ngo umuntu utizera ntabwo azabona ubwami bw'ijuru. Kuko inyigisho za Yesu zaje zibangamira iz'abafarisayo, ni nako iz'abafarisayo zibangamira inyigisho za Kristo. Iyo ufashe iby'abafarisayo ugashaka kubigira ibyawe, urabangamirwa, ushidikanya ku ijuru. Ariho hahandi uzusanga ngo ese umuntu yapfuye, ngo ese yitunganyije. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ijuru biba ryasigaye ritombora. Ni ukuvuga ngo aba ari amahirwe, ntabwo ritangwa kubwo kwizera. Haleluya. Ijuru twamenye cyangwa se Imana twamenye ntabwo ari tombora, si ikintu cy'amahirwe. Ni ijuru duhabwa mu kwizera, ni ijuru tubamo tukiri muri ino si, ni ijuru tugendana amanywa na nijoro. Aho igihe cyose uzagendera ku mategeko uzisanga ari umunyabyaha, ntabwo uzizerera ijuru, uzahora umva ko ijuru atari iryawe. Icyampa kugira ngo Umwuka Wera abasobanurire tubashe gukizwaho n'abandi batatureba. Reka dusenge Imana. Mana, ndagushimiye kuko uri umwami, gushimiye kubw'ijambo ryawe utanze, gushimiye yuko waduhaye kukumenya. Uyu munsi tukaba twamamaza inkuru yawe. Inkuru twamamaza ni inkuru y'ubutumwa bwiza. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ubutumwa bwiza ni inkuru izanira isi agakiza. Ntabwo byavuye mu maboko yacu, ntabwo twavuye mu mirimo yacu. Yesaya yarabihanuye aravuga ngo bagerageje gukora neza, imirimo yabo yagaragaye nk'ubushwambagara imbere yawe.
Yesu Kristo w'i Nazareti. Pawulo arabinenga abwira abigishwa ngo birinde umusemburo w'abafarisayo nkuko bagerageza gukiranuka inyuma imbere batameze neza. Icyama ngo itorero ryumvishe amagambo ribashe kwaguka no kumenya ibyawe kugira ngo babashe kuzabona ubwingo bw'iteka. Mu izina rya Yesu tubisenze.